murakaza neza mu isi y'ubuvanganzo aho dusubira inyuma mu mateka y'ibihangano byahenze isi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gisigo kimwe mu byabayeho bikomeye cyane ku isi mu byanditswe mu rurimi rw'icyongereza. Igisigo cyitwa If You Must Die cyangwa se Niba Tugomba Gupfa, cyanditswe na Claude McKay. Mu kagima ka 1919 intambara ya mbere y'isi yari irangiye, ariko kubera baraho muri Amerika indi ntambara ya kabiri yari itangiye imbere iwabo. Uwo mwaka waje kwitwa World Summer cyangwa se impeshyi itukura mu Kinyarwanda. Bidatewe na communism yacaga ibintu muri icyo gihe, ahubwo kubera amaraso y'abantu bicwaga mu mijyi yo muri Amerika nka Chicago, Washington DC n'indi myinshi. Amoko y'abazungu yibasiye abirabura babaga muri Amerika mu buryo buteye ubwoba. Muri ako kavuyo umusizi ukomoka muri Jamaica akoraga mu modoka itwara abagenzi muri Amerika yanditse igisigo cy'14 cyari giye kuzahindura ibintu kandi kikasomwa cyane muri icyo gihe ndetse mu gihe cy'ikinyejana cyari kuzakurikiraho. Claude McKay yanditse gusa igisigo gisanzwe, ahubwo yanditse igisigo gikangurira buri wese kwanga akarengane, kwanga ihohoterwa ndetse no guharanira agaciro ke no kwanga gupfira ubusa. McKay Claude yavukiye muri Jamaica mu mwaka w'1889. Yavutse ari umwana wa 11 mu bana 11 iwabo. Yaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1912 kwiga ubuhinzi, ariko uburyo abonaga irondabwoko byatumye ahita ahindura icyerekezo. Tekereza ugeze mu gihugu cy'amahirwe nka Amerika ufite inzozi zo kwiga, aho ugasanga abantu benshi bagafata nk'utarimwe kimwe nabo. McKay yahise asezera ku buhinzi ajya kubi Harlem, aho yabaye nk'umwarimu w'umuco wamaye cyane bikitwa Harlem Renaissance. Ryari ihuriro ry'abanditsi, abasizi, abahanzi b'abirabura bahaniraga agaciro k'abanyamerika b'abirabura. Ariko McKay yatandukanye na bagenzi be babanaga muri Harlem Renaissance. Mu gihe bamwe bashaka kugaragaza abirabura ko ari abantu beza bazima binyuze mu bwitonzi no kwiyubaha, we yandikaga afite ikibatsi cy'umuriro mwinshi, afite umujinya w'ibyakorerwaga abirabura. Mu mwaka w'1919 McKay yakoraga ibintu biciriritse mu gihe cy'amanywa n'ijoro akandika ibisigo. Yasomaga ibinyamakuru akabona urugomo n'ubugome byari bikomeje gukorerwa abirabura, akumva ubwoba buramutashye n'umujinya mwinshi, ariko none akumvishemo n'ubutwari byo kurwanira kwihagararaho no kurwana agaciro kabo. Kugira ngo twumve iki gisigo If You Must Die, tugomba kubanza gusobanukirwa ibyabaye mu 1919. Habaye iki muri uyu mwaka? Muri mwaka w'1919 abasirikare b'abirabura bari bagarutse mu rugo bavuye kurwana i Burayi mu ntambara ya mbere y'isi yose. Baje biteze kwakirwa nk'intwari mu rugo muri Amerika, ariko bagezeyo bimwe uburenganzira ntibafatwa nk'abandi, bafashwe nk'abatari abantu kandi ko nta kintu bakwiriye kijyanye n'agaciro kose muri Amerika. Ariko icyo gihe ntabwo bagiye gukomeza kubihanganira ako karengane ihohoterwa bakorerwaga. Icyo gihe bafashe umwanzuro wo kubyanga no kubyamagana ndetse no kwihagarara. Abazungu bo muri Amerika babonye byari birimo kuba, batekereje ko ari agasuzuguro no gutinyuka bikabije ku mwirabura. Batekereje ko kandi abirabura bari kurwana nabo kazi, dore ko muri icyo gihe ubukungu bwifashe nabi ku isi yose kuko intambara ya mbere y'isi yari imaze kwangiza byinshi. Nibwo batangije urugomo rukomeye ku birabura. Hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1919 habaye imvururu zisaga 25 mu mijyi itandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Chicago umusore muto w'umwirabura ubwo arimo koga mu kiyaga yarohamye mu gice cy'abazungu, aterwa amabuye kugeza apfuye. Icyo gihe polisi yanze gufata abamwishe. Ibyakurikiwe n'iminsi 13 y'imvururu yatewe n'uburakari bw'urupfu rw'uno musore. Abantu 8 barapfuye, abarenga 500 barakomeretse, abarirwa mu bihumbi basenyerwa amazu basiga naho gukinga umusa. Iyi si imeze gutyo niyo McKay yabagamo. Aho kumwirabura byari bihagije kugira ngo upfe, aho kumwirabura byari bihagije kugira ngo wikanwe mu kazi, aho kumwirabura byari bihagije kugira ngo ufatwe nkaho utari umuntu wuzuye, nibwo afashe umwanzuro kureka kwiga ubuhinzi ahitamo kwandika. Iki gisigo cye nticyari cyo gutabaza gusa, cyari cyo kurwana ndetse no kwihagara. Tugiye kwasomera iki gisigo If You Must Die, cyanditswe mu cyongereza cy'umwimerere, ariko twagenekereje kugishyira mu Kinyarwanda. If we must die, let it not be niba tugomba gupfa, tugomba gupfa nk'ingurube zihigwa zigafungirwa ahantu habi. Mu gihe tuzengurutse n'imbwa z'inkazi kandi zishonje, zitugose ziduseka zishimira imibabaro yacu. Niba tugomba gupfa, reka dupfe dufite icyubahiro, bityo amaraso yacu agaciro adapfa ubusa. Nibwo n'ibirura biturwanya turwana byo bizahatirwa ko twubaha nubwo twaba twapfuye.
bavandimwe tugomba guhangana n'umwanzi wacu twese nubwo turi bake cyane ugereranyije nabo mureke tubereke ubutwari bwacu ku mibabaro ibihumbi baduteye tuzabasubirisha urupfu rumwe naho imbere yacu haba ari imva zasamye twasamiye n'ikibi dutwaye ntabwo wabidute nk'abagabo nyabo tuzahangana nabo bicanyi b'abanyabwoba duteye imigongo ibikuta turwana nubwo twapfa ariko tugafata urwano. Iki gisigo cyanditse mu buryo bwa Shakespeare sonnet. Iki gisigo kigizwe n'imirongo 14 uburyo bwihariye bwo guhuza amagambo. Mickey yahise mu buryo bwubaha cyane mu Bwongereza mu vangazo bw'Abongereza abukoresha mu kuvuga no kwanga akarengane kakorerwaga abirabura. Ibyo byari bitangaje muri icyo gihe gutinyuka kubivugaho. Iki gisigo If We Must Die cyangwa se niba tugomba gupfa mu Kinyarwanda, igisigo kigaragaza kurwanya akarengane. Uyu musizi abwira itsinda ry'abantu babahotewe kandi bakayumva ko ari umwe muri bo, babwira ko n'ugomba agaciro kabo bakamburwa ubwisanzure, bagafungiranwa, bakahohoterwa, bagomba guhangana akarengane gakabije. Umusizi abaha igisubizo gitomoye: kurwana kugira ngo bongere kugaragaza agaciro kabo, bongere kwigarurira agaciro bambuwe ndetse n'umuntu bwabo. Nubwo bazi ko bazapfa, bagomba gupfa barwana, dying but fighting back. Umurongo wa mbere w'iki gisigo utangira uvuga ngo if we must die, niba tugomba gupfa, ugaragaza ko Mickey yafite icyizere cyo gukomeza kubaho nubwo no gupfa byari bishoboka. Ahangaha hari condition, ahangaha cyari nk'icyifuzo ngo nubwo twapfa dupfe turwana. Ariko Mickey ahangaha yateguraga abantu be abwira kwiyubaka no kumenya ko no gupfa bishoboka ndetse ko gupfa bishobora kubaho, abwira ko kwanga gupfa nk'ingurube zihigwa zigakingiranwa habi cyane hadari icyubahiro ari byo byari bigomba kubaranga. Ahangaha herekana ishusho ikomeye cyane yo kwicwa nk'inyamaswa, yo kwanga kwemera gupfa nk'uko bica amatungo, afatwa akajyanwa mu ibagiro akicwa urubozo. If we must die, let us nobly die. Havuga ngo niba tugomba gupfa, mureke dupfe twiyubashye, dupfe urupfu twiyubashye. Ahindura umuvugo w'agahinda ukamuvugo w'ubutwari, avuga ko basangiye amaraso, abita kinsmen, avuga ko ari abavandimwe, abirabura b'Abanyamerika muri rusange. Avuga ko nk'abafatanyije urugamba, avuga ko niyo bapfa bagiriye nayo bazabashimira. Ubutumwa burasobanutse: niba ari ngombwa gupfa, dupfe dufite agaciro, dufite icyo dupfiriye, duhaguruke duhanye icyubahiro cyacu. Avuga ko hari uburyo bubiri bwo gupfa. Mickey yavuze ko hari ugupfa nk'ingurube, aribyo gupfa ugapfa ubusa, ugapfira ubusa nta gaciro, ugapfa bakwica baguhora ubusa ariko utarwanye, utuje umeze nk'intama bajyanye mu ibagiro. Akavuga ko hari ubundi buryo bundi bwo gupfa, aribwo bwa kabiri bwo gupfa nk'abantu, aribwo gupfa ufite ishema n'icyubahiro, gupfa urwana. Amahitamo bafite yo kubaho cyangwa gupfa, ariko bafite amahitamo yo gupfa bafite ishema, bituma n'ababica babaha icyubahiro. Nk'uko avuga ati even the monster we defy shall be concerned to honor us through death. Ibi bisobanura ko n'abazabica abo yise ibirura monster bazemera ko bari abantu bafite agaciro nuko bapfuye, kuko bapfuye kigabo, bapfuye barwana. Mickey nigeze avuga ivangura ruhu cyangwa Amerika mu buryo bweriye mu gisigo cye, byatumye igisigo cye kimenyekana kigasomwa cyane ku isi yose. Mu ntambara ya kabiri y'isi, umwe mu bari abayobozi b'Ubwongereza witwa Winston Churchill yigeze gusomera Abongereza iki gisigo agamije kongera kubaramo imbaraga no kubahumuriza, abwira ko bazatsinda intambara barwanaga n'Abadage b'Abanazi. Yabasomeye iki gisigo atazi ko cyanditswe n'umwirabura, mu gihe mu by'ukuri abirabura bafatwa nk'abantu badafite ubwenge, badafite imbaraga ndetse batari gushobora gukora igisigo kimeze gutyo. Ibyo ubwabyo byerekana imbaraga iki gisigo kiri gifite, byerekana imbaraga igisigo kiri cyandikamo, ubuhanga bwari burimo bwari butangaje cyane ku buryo umwe mu basenguzi mu buvanganzo z'amateka n'ubuvanganzo muri kaminuza ya Manchester yo mu Bwongereza witwa Julius Tower avuga kuri iki gisigo If We Must Die, yaragize ati: nubwo igisigo gifite imizi ku buzima bw'abirabura b'Abanyamerika banyuzemo butari bushimishije, bwari bubabaje, ubutumwa buri muri iki gisigo bugira ku isi yose. Mickey yakoresheje ishusho mu kugaragaza igitekerezo cyo guhangana, kurwanira ukuri. Amagambo arimo afite ubukana
arihutirwa, bituma abasoma iki gisigo bumva ubutumwa Mickey yashaka gutanga ubareba cyane. Umwe mu basomye iki gisigo akaba umusizi, akaba umwedita wa Library of America Anthology witwa Kevin Young. Mu gihe hizihizwaga isabukuru y'imyaka 250 umusizi w'abanyamerika birabura butangiye, yavuze ko yatangajwe cyane n'umurongo wa kabiri wo mu gika cya gatatu. Ati natangajwe cyane n'umurongo wa kabiri mu gika cya gatatu uvuga ngo nubwo waturuta bwinshi cyane mureke tubereke umurava wacu, mureke tubereke ubutwari bwacu. Uyu murongo ni nko kuvuga ngo reka twishime. Kwita igisigo gutya yaravuze ati nubwo ibintu byaba birenze ubushobozi bwacu, nubwo byaba biteye ubwoba, tugomba kubitsinda. Biratangaje ukuntu yakoresheje isubirajwi mu gutsindagira ubutumwa, ahamagara abavandimwe kuba abanyamurava no kudatinya. Iki gisigo If We Must Die, niba tugomba gupfa, cyashyizwe hanze bwa mbere mu kinyamakuru The Liberta mu 1919. Cyahise gikwirakwira hirya no hino muri Amerika, abantu baragikunze bagifata mu mutwe, ndetse bajyaga bagikoresha nk'isoko y'imbaraga mu gihe bageze mu bibazo n'akaga. Iki gisigo cyabaye ikirangantego cy'abirabura bashya, kibutsaga ko ntawe uguha agaciro, ahubwo agaciro ukihesha, agaciro n'icyubahiro ubirwanira. Ubutumwa bw'iki gisigo bwakoreshejwe mu mvugo z'abanyapolitiki, mu buvanganzo bw'abirabura, ndetse no mu ndirimbo za hip hop zivuga ku kwihagararaho kw'abirabura. Ubuzima bwa Mickey muri Amerika bwaje kuba bubi, ntabwo byagenze neza cyane. Yaje kuva muri Amerika, yaje kwimukira i Burayi ndetse no muri Afurika, aho yamaze imyaka myinshi atuye mu bihe bitandukanye. Gushaka kuba umukomuniste, ariko nyuma aza kubatizwa aba umukristo gatolika. Nubwo Mickey yanditse ibisigo byinshi nyuma yaho, nta kindi kigeze gisimbura If We Must Die mu gukundwa cyane no kumenyekana. Icyatumye iki gisigo kimenyekana kurusha ibindi ni ukuntu Mickey yumvaga ikintu cy'ingenzi mu buzima ari agaciro. Yumvaga ko agaciro nta muntu ugahabwa, ahubwo akarwanira. Ntabwo ugomba kwemera guteshwa agaciro nubwo byaba bikomeye bwose. Ufite amahitamo amwe gusa yo kurwana, kwanga gufata nk'umuntu utuzuye, kwanga gufata nk'umuntu utari umuntu nk'abandi. Hashize imyaka irenga 100 iki gisigo cyanditswe, ariko iki gisigo If We Must Die cyacyumvikana cyane na n'uyu munsi. Kubera iki? Kubera ko iki gisigo iyo kivugirwamo amagambo arimo ubutumwa, message, ariyo irondaruhu n'ivangura, inyorwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ubwo bitarashira biracyariho. Iyo tubona abantu baguruka bakarwanya akarengane, bakarwanya ihohotera, bakarwanya iyicarubozo no gufatwa nabi, tuba turimo kubona wa mwuka wazamuwe na Mickey mu myaka y'1919 ubwo yandikaga iki gisigo If We Must Die. Ibihe birahinduka, ariko guharanira ishema n'ubutwari bwa muntu ntabwo bihinduka, ahubwo bizahoraho. Uyu muvugo uduha isomo ry'uko ubuvanganzo bushobora kuba intwaro iganisha ku mpinduka. Mickey yamenye ko amagambo ari mu gisigo cye ashobora guhindura ibintu, kandi ko ubuvanganzo bufite akamaro kanini ku isi. Abanyamerika birabura bifashishaga ibisigo, indirimbo, ubuhanzi n'ubundi bugeni kugaragaza kivangura ry'abakorerwaga. Iki gisigo cyaje kwifashishwa muri muvoma yabaye mu 1960 yahuje abirabura b'Abanyamerika mu gushaka guharanira uburenganzira bwabo. Byatumye byinshi bihinduka muri icyo gihe, ndetse abirabura b'Abanyamerika bemererwa gutora. Claude Mickey yapfuye mu mwaka w'1988. Yapfuye ari umukene ndetse asa n'uwibagiranye, ariko umurage we uracyariho. Iki gisigo If We Must Die ntikigeze kizima kandi kizahoraho. Iki gisigo kigishwa mu mashuri, gisomwa mu bitangazamakuru, kandi gitera imbaraga umuntu wese udashaka kwemera ikandamizwa, umuntu wese ushaka guhaguruka akarwana uburenganzira bwe. Mickey yanditse imirongo 14 ahindutse impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, imirongo yo kwanga gucibwa intege, imirongo yo kwibutsa isi ko dufite uburenganzira bungana, dufite uburenganzira buri gihe bwo kurwanira kubaho ndetse no kurwanira agaciro kacu, kwishema ryacu, kuzunga bwacu, byose byubahirizwa. Nitwa Manzi Jean Savel, ninjye twabanye muri iki kiganiro. Ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikindi cyose washaka kutubwira, watwandikira kuri email manzikm47@gmail.com. Naho butaha, ndabakunda cyane.